Imana ishimwe, tubahaye ikaze. Hanyuma uyu ni umunsi mwiza, umunsi wa 93 wa commanding your day yacu. Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi rero tubahaye ikaze, turasoma muri Timoteyo wa mbere ni ibice 2 umurongo wa 3 kugeza ku 5. Kasome mu izina rya Yesu. Avuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Uyu niyo mpamvu tugomba gusengera uyu munsi wo kuwa kane, tubwire Imana ngo Mana ushimwe kuri Imana igira neza, ushimwe kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ushimwe kuri Imana ica inzira, ushimwe kuri Imana yakoze ibikomeye, natwe turishimye Mana. Haleluya. Muvandimwe rero reka mubwire, biratubwiye ngo ibyo nibyo byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Haleluya. Ibyemerwa niki? Nuko Imana ishaka ko abantu bose bamenya ukuri. Ukuri niki? Ukuri ni Kristo Yesu yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Reka mubwire, umuntu ugendera muri Kristo ntabwo yagendera mu mwijima, kubera yuko ni umucyo, ni ukuri kandi ni ubugingo. Rero ubushake bw'Imana ni uko abantu bamenya ukuri nka Kristo, ni uko abantu bamenya ukuri bakagendera mu kuri, ukuri kukaba muri bo, imbaraga z'Uwiteka zikagaragara muri bo. Haleluya. Muvandimwe reka nkubwire, nta kintu cyiza nko kugendera mu kuri, nta kintu cyiza cyo kugira ngo abantu bavuge ngo runaka agendera mu kuri. Reka nkubwire, impamvu ituma abantu babeshya ni uko rimwe na rimwe ibyo bakora rimwe na rimwe bitaba babyizeye, rimwe na rimwe n'ibyo bakora bataba babihagazeho. Ariko Imana iravuze ngo ikeneye ko abantu bamenya ukuri, ikeneye ko abantu bayakira, ikeneye ko abantu bayumva, ikeneye ko abantu bayisanga. Haleluya. Mana we twigishe kumenya ukuri, Mana we twigishe kukumenya, Mana we twigishe kumenya imbaraga zawe, Mana we igisha abantu kugutahura. Haleluya. Imana ishimwe. Muvandimwe uyu munsi wo kuwa kane, reka Imana ikorane nawe, reka Imana ivugane nawe, reka Imana iguhe ukuri kwayo mu mutima wawe, reka Imana igufungurire amarembo y'umutima wawe, ikugendereye muri byose. Muvandimwe reka ibihaguhagurukire bitsindwe, hanyuma ukuri kw'Imana kube muri wowe, hanyuma Imana ikuganirize, hanyuma Imana igusure, hanyuma Imana isure ibitekerezo byawe. Haleluya. Rebo kori baza n'abakorea. Mana we sura abana bawe uyu munsi wo kwa kane, baha imbaraga muri commanding your day, babyuka mu gitondo, imbaraga zawe zibane nabo, ubwiza bwawe bubane nabo, kugira neza kwawe kubane nabo. Haleluya. Reka mubwire, Satani kuko ari umunyakinyoma, kuko ashaka ko abantu bajyana nawe mu muriro utazima, niyo mpamvu akwigisha kuvuga ikinyoma, niyo mpamvu akwigisha kugendera mu nzira idakwiye, ku nzira zidahwitse. Ariko uyu mwanya Imana ije kubwira, ngaho gendera mu mucyo, ngaho vuga ukuri muri wowe, ukuri kugendere muri wowe, imbaraga z'ukuri zikorere muri wowe, hanyuma Imana izabana nawe, Imana izakorana nawe. Hari umuririmbyi waririmbye nkunda aravuga ngo Imana yacu ni Imana idahinduka, ntabwo ari Imana ihora ihina, ahubwo ni Imana yabanye iko yari iri kera n'ubu niko iri. Reka nkubwire muvandimwe, nawe uyu mwanya Imana yiteguye kubana nawe, yiteguye kugufasha muri byose, yiteguye gucira inzira. Uyu munsi wo kuwa kane, ngaho yizamurira amaboko, ngaho yivugira ibigwi. Imana yiteguye kumugisha muri byose, mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubyizeye. Amen. Umunsi wawe urarinzwe, kuwa kane wawe Imana kumwe nawe. Hanyuma rero ngaho ushima, ngaho nezerwa muri byose, mu izina rya Yesu. Amen.